bamuze n'umuhungu umukobwa ashaka mu Rwanda of course arashakwa ashakwa mu Rwanda ashaka mu Rwanda nyine gushaka no gushaka arashaka nyine uvuga ko byagenze bashatse bose baba bashatse bose baba bagiye kubana none nyine bashakanye none umukobwa yavuye hano usaba agiye gushaka umugabo mu Rwanda agiye gushaka aya mazi afite nk'umukobwa ibyo wari umusururu umugabo aba ari gushaka amazi yaje umugabo aje arareba aya mazi gushaka amazi agaterura abagenzi abashatse nayo icupa baba muri icupa ryanshatse none nashaka bikwizaniye iryo cupa biba byagenze gute byataye umuco so uravuze ngo umukobwa uva hariya gushaka umugabo aba yataye umuco oya ntabwo aba yataye umuco ariko yaba yashatse muri kamere y'icupa icupa ntirishaka umuntu ararishaka rero iyi cupa ryareba rigashaka umuntu ryaba ryataye kamere yaryo muri bagiye gushaka nayo riba ryataye umuco oya naryo riba ryagiye gushaka no riba ryagiye yego riba none Edrizoti bashakaje rero ngo ndi kuvumbana n'abana bariye gushaka ibyishimo bariye gushaka kwishakira happiness yo recording kuri recording ayiwe umva so icupa ashaka abantu nta cupa ryashatse undi sibyo nta cupa ryashatse undi uko byagenze umukobwa n'umuhungu bari baziranye sibyo noneho umuhungu asa muri Amerika bamaze imyaka bari kuvuga ati oh my god sheri tuzashakana mbe sheri ndaza ngushake ndaza nguterure ngukorere byose n'ubuko bazaza muterure ari umugabo nyine babiziranye hose barakuranye ari mu mahanga umugabo ari hano umukobwa ari mu Rwanda umukobwa ari mu Rwanda noneho umugabo araza ava muri Amerika ndetse ni muri Amerika so umugabo araza ava muri Amerika aragenda mu ntoza hari noneho akajya ahamagara umukobwa ngo duhure no umukobwa avuga ngo okay ngo nyine yari afite n'akazi noneho bifata a little bit over a week mbere yuko bahura barahura nta kibazo and then umukobwa ashize iminsi agiye kumva yumve ngo umugabo ari engaged ari mu bukwe ari gufeberinga ubukwe umukobwa kandi waramutegereje iyo myaka yose iyo myaka yose munavugana akwereka ko agiye kuza kandi yaranaje mukabonana abona kandi ari gukora ubundi bukwe ari gutegura ubukwe aje gutegura ubukwe aje gushingirwa mu Rwanda nanone mu Rwanda nanone undi mukobwa aretse abakobwa babiri mu Rwanda yewe bose abeshye uwo nguwo yavuze ati ntabwo uwo nguwo yabwiye ngo ati niba tuzabana n'ibiti byose uwo wari umwizeye yari umuntu bari baziranye guturuka kuva kera arangije aramukatira aramubwira ati ashaka undi ayo ushaka ko nubwo batamenyanye kera sinzi nimbongo nyine umukobwa yari kuvuga ati oh my god yanyize yamparinze umutima wanjye yawushenjagiye ntamuninizera I'm so hurt ndi kwibaza ukuntu yakora ibintu nk'ibyo bikanyobera umuntu wari ukuvuga tuzabana n'ibiti byose none ibi byankoreye uwo mukobwa rero nyine mumugire inama ari kugisha inama yari kuvuga ati nuko byabaye like ngiye icyo namubwira aba desperate ari kugisha inama z'uko mungu yamusize nanywa amazi birashira oya nareka inzerere zigenda ubundi nyine uwo mugabo yarindagiye break up nyine ni ikintu kiba cyane kuri twebwe ni ku bantu bose actually nyine ku bakobwa kubera ko ari uri kugisha inama nyine niko byagomba kugenda buriya nyine agomba kubabara nyine ntabwo yari ari uwe ni inzererezi yarindagiye ntabwo yari yagukwiriye hafi no ko ukiri mwiza nta kintu cyahindutse kuri wowe ntacyo yatwaye uzabona undi wawe buriya hari igihe Imana ikurinda ikintu urega mu buryo utazi ikavuga ikagukuraho umuntu mu buryo ukababara yego but in that time ntabwo ari ngombwa ko babara forever wasanga ari buzakubaza ubuzima bwawe bwose uyu mukobwa sibyo ari umuntu ashobotse Imana igukura mureka agende mureke nta kintu agutwaye Imana igukura Imana niyo kukurinda weho ifite ibyo yamukijije wenda kuri uwo mugabo wenda hari ibintu nk'ibi
no ni bisanzwe ariko ubu ni gushaka arabigeze n'ikibazo uko gushaka urukundo rwuzuye muri family no muyireke turarugeze nyine umuntu natwe ibyo turi kuvuga umuntu ntabwo yaje umuntu uri kuvuga oya nyine yakunze urudashoboka yizeye umuntu atakagombye kwizera no nta makosa yakoze njye ntabwo mushiraho iteka ntabwo ashaka kujyamo kwizera nta kibazo kiba gihari nawe mbere gutanga inyunganizi ariko mugiye utari uwo kwizerwa none utari uwo kwizerwa umubwirwa n'icyo ntabwo wamumenye ntabwo wamumenye muri Amerika yakwemukira wakwitonza nabo baguhemukira oya ni kuvuga abantu babiri bahano muri Amerika Erika ashaka kuvuga ari wahemukira byataye n'umuntu uri hirya nawe yaguhemukira yaguhemukira ubwo yari kure ikibazo nuko nyine ari umuntu wahemutse nawe ushaka ni umuhemu aba ari umuhemu baba baramwize ataretse kumwizera oya n'abantu bagira trust ngiye nkunze umuntu ndamwizera nanjye ndamwizera oya njye ntabwo nakwizera ku buryo nakwizera ku ijana ku ijana nanjye yego ndakwizera ngiye ngere nta rukundo ngira ndakubona abafana bawe mwe kubaha imvange mwamwe wahabwa hari ikibazo urukundo rumeze urukundo ubundi nta like iyo abantu bakundana ubuzi mba nzi how much I love this person but I don't know how much that person loves me. So my job is to love that person as much as I can. So gukunda umuntu mu buryo bwanjye bwose bushoboka so ngakora uruhare rwanjye ngize urwo ruhare rwanjye nawe akagira uruhare rwe then our relationship will be perfect. Mugihe natanze uruhare rwanjye ntarutange nanjye nzagira nkabyuka nkasanga all trust that I have they don't deserve it. Hamuvigo ariko nyine waba uri hano waba uri hariya ndibona ntacyo bitwaye ntacyo yabitwaye uretse ikibazo cyabyo ni kimwe urukundo rugira ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo rwuzuye there is a communication there is something that we call affection. Now there is no way somebody can give you affection when they live 1,000 miles away from you. And then as a human being you need affection. So njemba numva ikintu cyakora ari kimwe uramutse ukundanye n'umuntu w'ahandi it's okay turakunda mu buryo bwa communication but when I need affection is it okay if I can get it from somebody else? That's not fair because that's somebody else. ubu muciye inyuma urumva njyewe mu buzima bw'umuntu reka tuvuge nanone njya nkunda guca mu buryo bworoshye kugira ngo bisobanukirwe mu buzima bw'umuntu umuntu akeneye amazi n'ibiryo none uza providing amazi yoni ukeneye amazi n'urukundo mwana none wewe uri providing amazi gusa none nakwiye kuko nkeneye amazi n'ibiryo is it okay when I get a water from you but then I can get a food from somewhere else because without food I'm gonna die then you should say yes. So communication bayihereza uwo then affection ukayihereza uwundi then by the time you able to provide both listen That's not fair. That means two persons. no umukunzi abantu babiri I have a question. Do you need love and affection? And connection and communication? No, I don't need but the guhitamo kimwe I will need affection. Thank you. Now, no. What do you mean connection? Now, that's what I'm asking. Now, is it possible for somebody who lives 1,000 miles away from you to give you affection? no But if they used to give it to me, then I'm gonna lack something. I have to wait. sibyo I understand that sibyo No. If you are able to wait, I'm able to wait. When you able to wait, then wait. It's okay. Where is not necessary to go get affection from anybody you see. So if you wait. But will you blame me? Will you blame me? Because you know you're far away from me. Will you blame me if I'm not able to wait? Will you hate me because I'm not able to wait? You should not hate me. Now we're kunyanga ngo ngengo byanane kwitegereza. Okay, then nakwanga of course none nabuzwa n'ikikwa niba turi kumwe hano wenda let me say my example umwe uraje hano ngemba mu Rwanda akavuga ati innocent so cute I want to marry him. Turi mu Rwanda you have my body and my heart
Now, if you take an airplane, you go away. Of course, you So have my heart. birarangiye. No, you have my heart. Of But you have course. my body. Of course. Bro, umva Body is nkubwire. mine. Reka nkubwire. Wakata indege 10 wakata iki? Ndagufite wese nta n'ikintu bivuze kumbwira nyenyesho. Ndamwindakaza mwana nibi. Ndamufite. Nta kintu muza mumubwira ibyo nibi. So bazajya bashinyuma bagiye kuza bashinyuma abantu. Nitwaze ngo nuko umuntu ngo ateze indege ise ni. Nabyo nanjye yavuze ariko yavuze niba nyine we mu myemerere yawe ugomba kuntegereza utabona izo affection communication iguhagije gukunda nagutegereza da no wait sibyo ariko we kuri side ye we ntago agukunda afite undi yakunze ukweza kandi akunda ariko uri far away uri kure yes ibyo yifuza ni ibiki affection he said affection nazanye nguhamagara kuri video call nkakuyambira ari gukandira ibirenge mu birenge rero muzambwira bebe shirikenge cya ku ntebe ndi kureba nkayangira ngo ndi kumufasha shayije ni muri kuvuga ntabwo umuntu yanga undi ngo nukora ngo icyo gihe ntabwo uba umukunda icyo gihe n'ubusanzwe ntabwo uba umukunda ibyo byose nabyemeye sibyo uramukunda n'ibiki byose mwebwe mwabyumvikanyeho mwagize understanding yo kuvuga ati ubwo utari bumve kubera nawe ntabwo ubuzi ibyo arimo nawe wenda bari byari mu byo ntibyo kubishakira ibyo yakoreye inyuma ntari kumureba se birandeba njye mutima wanjye ugira urukundo my friend hari umuntu ugira umuhungu ntabwo uzagira aho ukunda umuntu kubera ngo byagenze Imana yawe umukinisha umutima w'undi muntu. Thank you. Rero aho ngaho uri gukina n'umutima w'umuntu. You have to tell. You have to be honest. Okay, ashaka bimbwira nambwira okay fine. Nako ngende kuvuga none ngo uragiye nta kintu uvuga. Iyo byegereje umutima cyane reka bagusobanurira. Atabyegereza umutima. Yamutse nje nkakugitira mutete. Yemfite Hornella. Ntabwo nakwemera. Connection, communication. Turaganira mu byo kubaka our future we talk about. Ariko I need affection from you. No. And then woka ubizi neza yuko I have Hornella. Ukande ukabona ko njye nabyemera. If you see me posting on oya ntabyo nyereye icyo gihe bayafashe inzira itari yo kandabi kandi ukora kuri big wacishe kera undi muntu mu gihe abizi abisobanukirwa ati I'm here for this reason, so don't expect anything else. When we okay, if that's how it is, it's okay. We can do. Friday night we go, and then this time I won't be able to wear my shorts. n'abantu babikora nabo ntabwo nzi ukuntu bameze ntabwo ushobora kuza kumbwira ibyo bintu wenda nze ngumane nawe ngiye mutesi ngiye wambwira ngo amaguru yanjye se baba bayaziritse kundi muntu warangiza ngiye amaguru yanjye baba bayazirikiye ahanga n'iki niyo mpamvu abagabo benshi 99% babeshya barabeshya nyine kugira ubwiza kuri wambere aho kugira uze kubimbwira ibyo bintu rero ntabwo wakongera kuhambura ntabwo bakora accepting the truth. none sibyo ndikubeshye ndetse nabishobora bakanzirikira hano nzi ko yagiye it's hard to understand it nabangukunda ntagukunda nakuragenda ko nanjye uragenda ariko no kuri nyina ntabwo bishoboka njye mutesi ndakuha rwose ntabwo bikunda uri kubwira ngo don't expect anything even na sheri wawe ngo uri kuvuga ati tuzubakana muri iyi myaka in this period of time genza saving nzaza
tubirangize tube famiye sibyo n'uwo nguwo akeneye same level of thinking yo gutekereza ati n'ubundi arankunda ibyo ampereza birankagije yego muhaye ntuze yo gushaka ibindi hirya bose bagomba kuba kuri iyo same badahari namwe akamenya ko kunezo nizi nawe ukamubwira ati umva sheri nanjye nkamubwira ngiye akajya agenda n'undi mukobwa nawe ukagenda n'undi muhungu nawe ukagenda n'undi mu competition se turimo ntabwo ari competition yagenda nanjye nkaca izanjye nkajya gushaka abandi nawe akagumana nabo aba yahisemo ibindi bindi nta kintu muzamubwira n'ibindeba ntabwo mwashobora nyine mbese Rodrigo wowe wageze ntabwo ushaka ko wafashena Serodi ubyumva gute yanumvise ko musore Eric wowe Branga sheri kubaza kumbwiza ukora kumbwira sheri ukuri byambabaza ngabaza njye nemera kubabara ubuzima bwanjye bwose yewe urambwira ndabibabara muri ako kanya ariko uwo munsi ako kanya ubimbwiyemo ko ngize ukuri kwawe byanjye nawe byarangiye nanjye ntabwo ndi kuvuga ngo agende abikore icetse aza abimbwire mbere ariko njye ntabwo mvuga uwo ari kuvuga nkazajya njyana n'iriya ngo none nawe ngo wowe uzi uko nagiye hari umwana uri distance uri kure yawe ari umwizerwa 100% aba batugize blind ndagukunda ariko nta muntu wabyihanganira 1 year 2 years nta muntu birafise nta muntu wakumenya nkundana nawe ino weekend ndibuze gusohokana not too much Iyinkuru muri kuvuga singora mbona ari abanyamerika gusa ntabwo njye myumvire ntabwo yafata pe ariko sinanabyumva urazi njye mbona nk'umuntu cyane cyane nk'abantu bajya bavuze arimo kwibona ko buri ubuzima ariko icyo wabworoheje ibyo ni abantu bajya bakiri ngo bashaje agutya nk'uyu nguyu gusa avuye nk'ejo amusize mbona biba bigoye cyane cyane n'umuntu usigaye rero mbona ndakeka ko abayiteze ikibizaza byose n'ubundi niba mbona ari ngo twingire amazina yake gaye atunaka ishobora kuba yabona ubwene gihugu kwamubona ngiye we wenda we yanamwirezera kubera ko turinga mu mwaka ubisha no kudashira atamuzana aho nk'umuntu muri umusize ariko nawe mukobwa nawe ntabwo akomeza kukwizera ajya kukaragira nagera azabona abandi akajya kubwira ijambo ndakakubwira ngo gawe yafize ko accession njya mukuru gutanga ibizami Geke wowe urabuze reka muwete kamabazi aho kutongana kubishiraje gutongana reka mubaze nkugire cyo ambwiye ko mwa niyo urugero umujye mu Rwanda ari umusore kandi aho mpamvu wumva ushaka umusore dukundana mpamvu ushaka kumushaka umukubonye ko ari mwiza nuko mba mukunda uwo musore afite inshuti ze biganye mu ishuri bagize gute umusore afite abantu bakuru umusore afite ibirori biba numara kugenda nubwo agukunda numara kugenda azagusitiriza azabona abandi bantu bawe ibyo biratandukanye n'ibyavugaga kare biratandukanye cyane ntabwo mvuze ngo umuntu dukundana ngo aze we wenyine ajye abona abantu yiruke nyine umva kubwira umushyire ku kagozi wumva nta mukobwa wundi ngo ushaka kuzagera mu cyumba cyawe oya kugoberana nawe mu cyumba cyiza bagiye gukora haba bagiye ngahumva rero icyo gihe ntabwo ntakisi keretse cyo kora accept kwenda uwo muntu uramutse umusize ari kireba oya ndabizi no abikore ibyo bintu abikoze sinanabimenye sibyo ari byo kuvuga ngo
urabona ngo twese turi hano ngo noneho ngo ngiye ngo urambwira ngo ndererere ngo nzajyana n'uriya ndererere bararara wagenda uzo muntu uri gushaka ko abikora ntacyo ubimenya. Yes, it's good for you kubera ko ntabwo ushaka kubabara. Yes, ntabwo ushaka kubabara, ariko the thing is nagomba kugumana nawe bondi bari gukora izarakubuza uzi yakora ko iyo iri kure twiringire ari kuvanga amadoti kubera ko nyine uri kure ngo kujya bizarangira mu cyumba cye none ko ukabona save the date ntumurenganye kuko ntabwo ushaka kwemera ukuri kwemera ko njye nakambwira ngo bimengo gutya na gutya nzabyumva bite binarangirira aho ngaho sibyo ariko wewe natankwanga ngo nuko nkunda mwana no kwanga ndangana namutenye na shakarira uzi cyangwa se nanjye ntabwo nabyemeye that's why long distance ntabwo ari sawa no it works for some people ntabwo mpano mugashakana nabari hano none cyane twagiye turaha abo se bari baturangitse abo muzaganya abakobwa baganye mwiranganya ni kumwe n'abatiye kandi rodera hayi abakobwa mushaka babyanze ngabe wemeranyije na Eric mwarameranyije ninde mugabo muri mwe bimugora ndetse tubavuze ngo bombi baremeranyije Eric aravuze ngo muzashakana wowe ubivuze ntabwo ari ngewe ubivuze ntaba hari wowe ari mu Rwanda di so muri make cyo mundi numva ngo save the date tuzamwohereza ijana ntabwo amutwerera uzayamuhada nase wabyemeye ubwo surama abashaka kandi wareba kuri liste abiwabo bari gutanga ngo 20 bakandikaho ngo batanze 20,000 ibihumbi 10 so akumva ko utatanga ayo madolari 10 ariko wewe muri Amerika yatange none mu Rwanda afite ikintu yakumarira none umuntu ari mu Rwanda ko aba yitanze ngo 10 abasenzi kandi dufratira he muri 2009 oya bavanze bakamwongeza none si okay umva mbwira umuntu uri gutwerera ntabwo ari kugutwereza agereye ngo amafaranga yawe niyo azavamo ibyo kuba byose nazakoresha no uri kugutwereza kugira wenda yongere kuyafite bari kugutumira ni ukugutumira Fatima igura icyata urukuba cya gicupa si dolari rimwe se ikizi kiriya gicupa kimwe kiri ivide muri igura icyata ukomeje ivide no magana inani mvuye ubona ni magana inani wese magana agacupa kamwe ataragera aho ndase naho kwiga ni 14 nishuye ni fata ku 14 no ngene kuna kuziganze ya zabyeri y'icyata abari mu Rwanda batubwire muri botike icupa ni 800 mu kabari bisanzwe no kabari nyine mu kabari no ni 2000 na muri kabari fanta nyine mu kabari fanta ni igipse se no muri Maria convention yes niyo ni nkabita ntabyo ahubwo bazajya babagurira intuza igara ry'umusururu bajya bagenda mu cyaro kugura igara ry'umusururu nta muntu ucuma umusururu byararangiye kandi icyo mu gihe cyanyu cyari mu gihe cyanyu mbere batweraga
none hano iyo bazanye umusuru mu bukwe ko ari wo binywera gusa hano bakunda abaturage ahubwo ibisoda baba barabihaze oya rata biriya bisoda baba barabihaze ahubwo agasuru ni kuba utabona buri gihe ntabwo tubikunda ibisoda ubundi gahunda ni iyo gushakana n'abo muturanye nabo Ngogiye gushyiraho itangazo itegeko ry'uko abanyarwanda bagomba gushaka abanyarwanda n'abadiaspora bashaka diaspora bagenzi babo impaka zigashira kurenga imbibi mugenda kurenga iranyanje ntabwo umuniga uri hano uciriritse ugiye kujya muri mukobwa bimugora kwa kaminuza kandi hano kigamugarikira kashyira mutara kazakimira kikavuga ati koko ubu ngubu karabaga utumwe narebaga rwa rugo kubera yuko expectations z'ibintu yageraga asanze ntabwo ari bro hari abantu bajya bashakana ukabona nawe ukavuga si ikapo koko babitekerejeho abantu batuye muri ntuza mu Rwanda n'akagusashaka kuri mu diaspora uzigurire mu Rwanda akubesheho nk'umuzungu aho bya kandi akomeze yigire distance kandi umuntu nabona distance ashoboye agire wishakira abana umva nyine gushaka ubundi oya ntabwo kakajya yama ubundi nkajya nirira icyana ukigumirayo ukagira nkayarya kwirira icyana muri Afurika ngaho munyuzire imigambi mibi kandi nkabaho neza barya amafaranga yawe ubundi nkajya nirengekana icyaha umva we reka tutangiriza hano tujya kurya turangiriza hano yari mwiza please comment subscribe share like n'ibintu byose Hornella muze musezera abantu Hornella bebe dusezerema bye yemba mugire bye subscribe nababwiye comment nababwiye mukoreshe ayibisigaye n'ibyandi mu liking twarangije